Muraho neza mwese kandi ndabashimiye cyane ko mwahisemo kubana nanjye hano hazajya hanyura ibiganiro bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ifite akamaro kanini mu muryango no mu mibereho rusange. Uruhare rw'abagabo mu buzima bw'ababyeyi, imirire ndetse n'ubuzima bw'abana. Akenshi usanga inshingano zijyanye n'ubuzima bw'umugore utwite, imirire y'umuryango ndetse n'uburere bw'umwana bifatwa nk'ibyagenewe abagore bonyine. Nyamara ubushakashatsi n'ukuri kw'imibereho yacu bitwereka ko umugabo ufasha, witabira kandi uzi uruhare rwe mu muryango ashobora kugira akamaro gakomeye mu buzima bw'umugore n'ubw'umwana. Kuva mu gihe cyo gutwita, kubyara, konsa kugeza umwana akuze. Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu ari ingenzi ko abagabo bagira uruhare rufatika, uko babikora mu buryo bworoshye kandi bufatika, n'inyungu bifitiye umuryango n'igihugu muri rusange. Niba uri umubyeyi, uri ingaragu, ufite umuryango kandi uteganya kuwugira, iki kiganiro niwe gikwiye, kuko twese dufite uruhare mu kubaka ejo hazaza heza h'abana bacu. Ndabizi utangiye kwibaza ngo ese iyo bavuze uruhare rw'umugabo baba bashatse kuvuga iki? Uruhare rw'umugabo tuba tuvuga uruhare rufatika, ruboneye kandi ruhoraho rw'umugabo mu bikorwa byose bijyanye n'ubuzima bw'umugore n'ubw'umwana. Ni ukwitanga, kwitabira no kuba hafi y'umuryango mu buryo bw'amagambo, ibikorwa n'inkunga ijyanye n'ubuzima. Uruhare rw'umugabo ntago bivuga gufasha rimwe cyangwa kubikora ari uko bibaye ngombwa. Ahubwo ni ukumenya ko umugabo ari umufatanyabikorwa wa mbere mu mibereho y'umugore utwite, mu mirire y'urugo no mu mikurire y'umwana. Uruhare rw'umugabo rushingiye ku kumva ko ubuzima bw'umugore n'ubw'umwana ari inshingano zabo bombi, kandi ko ibyemezo bafata nk'umuryango bigira ingaruka ku buzima bwabo bw'ahazaza. Uruhare rw'umugabo ruri mu nzego nyinshi zitandukanye, kandi buri rwego rugira icyo ruzanira umuryango. Mu gihe cyo gutwita, umugabo akwiye kuba umufasha ukomeye, ufasha umugore kujya kwipimisha ku gihe, kumukangurira gukurikiza inama z'abaganga, kumenya ibimenyetso bishobora kwerekana ibibazo no gutegura ibintu byose bikenewe mu gihe cyo kubyara. Ibyo byose bituma umugore agira ubuzima bwiza kandi akabyara mu mutekano. Uruhare rw'umugabo ni ingenzi kuko rufite imbaraga zo guhindura ubuzima bw'umuryango mu buryo bugaragara. Iyo umugabo yitabiriye gahunda z'ubuzima bw'umugore utwite, bigabanya cyane ibyago byo kugira ibibazo mu gihe cyo gutwita no kubyara. Umugore aba afite umutuzo, akabona ubufasha bw'amarangamutima n'ubw'imbaraga, bityo bigafasha umubiri we gukora neza no gutanga umusaruro mwiza mu gihe cyo kubyara. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko abagore bafite umugabo ubaba hafi bakunda kubyara neza, bakagira ibyago bike byo kugira ibibazo biterwa no kudakurikirana kwa muganga. Uruhare rw'umugabo kandi rutuma umuryango ugira imirire myiza. Mu muryango aho umugabo atanga inkunga ku biribwa no gutegura indyo yuzuye, usanga umubyeyi utwite n'umwana bafite amahirwe menshi yo gukura neza, kwirinda indwara zituruka ku mirire mibi no kugira ubuzima bwiteguye kwiga no gukura mu bwenge. Abana bafite ababyeyi bombi babitaho baba bafite imikurire myiza, haba mu buzima, mu bwonko no mu myitwarire. Murakoze cyane kubo twabanye muri iki gice cya mbere, ndetse twize byinshi ku ruhare rw'abagabo mu buzima bw'ababyeyi n'abana, ku nyungu z'urwo ruhare n'ukuntu rushobora guhindura ubuzima bw'umuryango. Ndabashishikariza kuzakurikirana igice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho tuzarebera hamwe ukuntu abagabo bashobora gufasha umugore mu buryo bw'imirire, uburezi no kurera umwana, n'inama zifatika zo gushyira mu bikorwa ibyo twizeye uyu munsi. Ntimuzacikwe, mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, musangire ubumenyi n'abandi, kandi tubane mu rugendo rwo kubaka imiryango ikomeye ifite ubuzima bwiza kandi iteye imbere. Murakoze cyane, ndabashimiye.